nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye iwacu ababyeyi banyise Shima. Hari akantu ngira ngo nsubireho. Imyaka ine irashize ngiranye ikiganiro na Saba, mwese mukunda Saba. Yes, twagiranye ikiganiro. Rero mu itangiro ry'ikiganiro agira ati Shima twibwire. Ndatangira. Ngiye kwakira uyu muntu ni mushya kuri iyi kamera, ariko arababwira ibintu byinshi byiza abafitiye. Benshi muraza kubikuraho inspiration, mwe mwagira ibyo mutegura mu buzima bwanyu. Ni umudiaspora, ni umunyarwanda uba muri diaspora. Hari abantu benshi cyane baba muri Canada, by'umwihariko araza kutubwira umujyi abamo, atubwira ukuntu ubuzima bumeze. Yaje mu Rwanda nyuma y'igihe kinini atahari, araza kutubwira byinshi, dusangiza urugendo rwe, adusangize business akora hano mu Rwanda, ku buryo nizeye neza ko biri bugende neza. Batangira wibwira abantu bakamenya ninde turi kumwe, by'umwihariko bio yawe ngufi mu buryo bushoboka cyane. Okay, murakoze. Nanone ngewe nitwa Shima Charles, nkaba ntuye mu mujyi wa Vancouver muri Canada. Ubu nkaba nagarutse mu Rwanda nubwo ibihe turimo bitoroshye. Ngewe rero muri makeya mu Rwanda nari mpari kugeza muri 1994 muri bihe muri jenoside yakorewe abatutsi, akaba ari cyo gihe nahavuye ngana muri Canada. Uyu munsi ndabaha drama mugene mu kirebe cyari ikiganiro kirambuye, ariko za comment ngo n'umugabo yatubeshye ngo ntago yatubwiye ibintu byose ngo binibi. Ariko abanyarwanda bene wacu rwose mugomba kumva yuko abanyarwanda twese ntago dusubiza kimwe, ntago twabaye ahantu hamwe, ntabwo twanakuriye ahantu hamwe. Kuba mfite umuco nyarwanda, ntabwo nyene naravukiye no mu Rwanda, mugomba kumwita mu byumva. Navukiye muri Kongo, hari abatumereye nabi. Kamere yanjye ko yabemeze kose ntabwo ari kamere y'umuntu wabaye mu Rwanda cyane, nuko bimeze. Niba mutabyumva nta kundi nabisobanura, ariko nabyo byiza kuko hari icyo navuga nkari diversity. Mu Rwanda turatandukanye. Ariko bibwira harya ni gute wivuga? Reka nongere mbikosore. Nitwa Shima Charles, nkaba ndi umupapa w'abana babiri, impanga ahubwo niba mutabizi. Aba narashatse imyaka 20 ingahe, hafi 20 n'ingahe. Se ariko ndetse wakwivugara, ariko byo nabyo ni personal. Hari ikintu batajya bumva, hari ibintu biri personal ubuzima bwe umuntu abadashaka kugeramo kuko ntabwo ari igihe cyabyo, ariko bihari umuntu arabivuga. Ariko turaganira Shima bavuye mu Rwanda ute, mugomba kwibuka. Niba mureba iriya video muzayirebe neza. Nari mfite jet lag, nari naniwe jet lag, nari maze gukora urugendo rw'amasaha 20 nyine ndege ku Kigali, kandi icyo gihe ntago nari mfite ubwisanzure bwo kuvuga Ikinyarwanda. Agwa arabyo video y'imyaka ine n'umureba n'ubu ngubu murabona ko Ikinyarwanda gisigaye cyarabaye kiza kukirusha. Ndakivuga ni nene mabona natangiye niyo channel bazaniremo amadrama. Hari byose yambajije, ariko Sabe ntabifate nabi. Hari numvaga ntagomba guhita nsubiza mu buryo we yabyumvaga, kuko nk'iyo umuntu agiye kukoza tese bavuye mu Rwanda ute, byagenze gute, mumbabera mwumva ko kantu abanyarwandakazi ntabwo ari amateka. Myaka 16 hari byinshi, ni nkaho warashitse ngo ba ngira Imana nyine abagira neza baramfasha, ubwo basha kugera aho nyine nageze. Ariko mukumva ko akenshi muri twebwe twari tukiri batoya, ntabwo twahisemo inzira twaciye mu munsi n'icyo gihe. Ntabwo byari ibihe byoroshye, ntakazamo kwibagirwa ndetse no kuba wifuza kutibuka bimwe wagiye ubona, kuko byari amateka mabi cyane. Igenda ukuntu nsubiza murabibona, ngende umuntu ndababwira uko umuntu kino kiganiro ni nako mvuga mu buzima bwanjye. Ni umuntu ntabwo ndi indyarya, byarananiye kuba indyarya, ntabwo ari ikintu nshoboye, nta kintu nzanashobora.
ariko ndi umuntu mu gusubiza hari igihe nk'ukuntu bavuga iwacu mbere ko usubiza ujya ubanza ururimi rwawe urukishamo inshuro 7. So hari igihe ntekereza mbere ko nsubiza ariko ntabwo ari igihe, ni kenshi. Nuko niyo kamera yanjye, ibitekerezo byanjye hari bimva hano ku mutima, umutima uri hano hari bimva mu bintu nzi mu mutwe, ibyo nagiye mbona ariko hari ibindi bintu bisaba ko I reflect, ngatekereza. Niyo mpamvu numara kiriya kiganiro ukuntu habazagamo pause, ariko nanone ngashaka amagambo mu Kinyarwanda, kuko niba hari ikintu nirinda ni ukujya mvanga n'ibyongereza. Hari abantu bavuga Kinyarwanda ngo njyewe ngo you know ngo I live hano, no mu Rwanda ndabibona cyane ngo niba ugiye gufata ka coffee ngo niba ufite boyfriend, ese ntabwo tugira na boyfriend mu izina, ntabwo tugira. Ese ni gute bavuga boyfriend mu Kinyarwanda? Kuki tudashira imbaraga ngo tujye tuvuga Ikinyarwanda cyuzuye? Mujye mubabara mu nyumba, ndabizi ntabwo twagira amagambo yose mu Kinyarwanda, nabyo bibaho no mu zindi ndimi, ndabona no mu Kiyapani. Ariko nkanjye utarabagize ayo mahirwe pe yo kuba yo kuvukira no mu Rwanda, ntabwo nahavukiye cyangwa ngo makurire, ndagerageza kugira ngo mvuge Ikinyarwanda kinoze. Ndabizi ntabwo mvuga Ikinyarwanda kitarimo amakosa, ariko mujye mwumva ko mba nagerageje. So hariya mu kiriya kiganiro nagira ngo akenshi namwe gushaka ukuntu nasubiza ndakore ntavugishije Icyongereza, kandi iki ni ikintu ugomba kumva kubera uko nakuze. Njyewe iwacu twavugaga Igifaransa, no mu Rwanda mpagera kuvuga Ikinyarwanda byari byarananiye. Ntabwo ari ibintu navuga ko ari byiza, ariko banjyanye hariya mu ishuri mu Rugunga mbona 0 bati have, banjyana muri Ecole Zaïroise, niho ngiye nize. So ntekereza navuga mu Cyongereza ubu ngubu cyane kurusha Igifaransa, ariko ntabwo ntekereza mu Kinyarwanda mbere ko mvuga ibintu bakundi gutekereza nyine. So muri kiriya kiganiro ukuntu nashakaga ukuntu nasobanura ibyo namubwira, ariko hari ukuntu usobanura ibintu niba uvuga Icyongereza bigatambuka neza, wabivuga mu Kinyarwanda bikaba ukundi kuntu. We have to be careful, tugomba kwitonda, kuko ndabizi indimi nyinshi mvuga nizo nagiye mbona hari ukuntu uvuga ibintu ntibigende uko nyine wabyumva. Ngende muri library hano ndumva abantu bakoze inama, niho tuba turimo gukorera. Ubwo ndagira ngo ncishemo abambaza bya immigration, ni mundi mabwira ayo makuru, ariko mugomba kumenya ko nzajya mbereka Canada, mutembere mumenye ubuzima du jour, nta wundi ubikora nkuko ngiye mbikora. Nzajya mbereka ibyiza n'ibitari ibyiza byose mubimenye, amakuru nyafite kuri immigration. Ni mundi nyine mbabwira amakuru, ariko ntabwo nkora muri immigration. Mugomba kumva ko hari ibintu biri regulated, ariko hari ubumenyi mfite nzajya mubagezaho, ariko ntabwo channel yanjye gamije kubigisha kuri immigration, ntabwo njya nkorera immigration muri Canada. Ariko hari byinshi nzi, nta nzira banayiciyemo, ariko ni byiza yuko tubagezaho amakuru yuzuye. Iyo ngiyo yari side ariko mukomeze mukore comment, mukore subscribe. Ikiganiro cyasabe mwakireba, cyageze views 41,000, wenda muzageza mu 100 byashimisha, cyangwa se niyo no mwigeze mu 100. Hari byinshi. Ntabwo ndi umu-YouTuber buri munsi, ndimo kubaka company yanjye yitwa ngeze muri Fandimi. Natangiriza neza nagira hari ni company y'ubukerarugendo ikorera mu Rwanda, igamije kwerekana igihugu cyacu mu bijyanye n'umuco n'ibindi bitari just kujya kureba ingagi. Nazo ni nziza, ariko numvaga tugomba kugira company ishira ibindi bintu byiza dufite mu Rwanda imbere, ikaba ari zani heza, murakaza neza, ni heza. Abenshi barambaza ati se iracyabaho? Irahari, ntaho yagiye, ariko muri business ntabwo ibintu byose bigenda gutya nimo kugenda ngira gutya, ariko ntibigenda gutya. Ntabwo ushaka gushinga business, hari byinshi mugomba kwiga mukamenya kwihanga. Ntari business umuntu atangira boom ugahita utwika, ariko se nutwika mu myaka 2-3 iri imbere, uzahoraho mu myaka 20. Muri make rero
niba bakurikiye ino video nabibwiye, nitwa Shima, ababyeyi banjye banyise Shima, numva ari izina ryiza kandi numva ari izina rimbereye. Ubona ko ritambereye se? Ni jyewe Shima, nishimye kandi ndashima, nshima ubuzima mfite, ubuzima bwiza mfite, nshima inshuti nziza ngira mu buzima, hari n'inshuti mbi. Wenda nzababwire ka story ukuntu naje mu Rwanda, noneho hari umujama wakoze amanyanga, noneho yandiye miliyoni nyinshi z'amanyarwanda. Ariko ikintu abataratekereje nuko nubwo yabonye ayo mafaranga yibye, niwe wihemukiye cyane. Nyamuneka ntimukajya muhemuka. Umubyanjye nuko none kuvuga ngo kubaho no kubana. Ibyo se birashoboka ahubwo, ariko haba hari utuntu aba diaspora nyine twageze mu Rwanda, ntago ari ukunene iwacu, ariko hari abantu batwifatira. Murakoze naho utaha.